ngaho rero naho yatsigamiga yavuye ngo ikintu runaka cyangwa umuntu runaka ngo yaje nk'iyagatera cyangwa yamarutse nk'iyagatera. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Tendeza Online, tubifuriza amahoro y'Imana kuri uno munsi, tubashimira kuri buri kimwe cyose cyanyu ku nkunga yanyu ikomeye cyane, uburyo muri kudusura, uburyo mutwifuriza kugera kure hashoboka, uburyo muduha courage, uburyo comments zanyu views zirahari, si byose turabashimiye. Mbese aho tugeze aka kanya kuba tukigaragara imbere ya kamera turabikesha mwebwe inshuti zacu, abafani bacu. Turabaramukije rero tubabwira ngo mwarakoze cyane kuri buri kimwe cyose, turabashimiye. Twagarutse rero, mwamubonye wo turi kumwe, niyongera bibwire. Ni Fred, bazajya bagenda bamenyera kenshi gashoboka. Reka nsuhuze n'ubundi aba bakunzi bacu ba Tendeza Online. Ari ukuntu urabona nyine Tendeza Online ugomba kubaha show abantu bakishima, urumva niyo babona ngiye gukomoza nk'abageni. Hari ukuntu abasileyi bajya basuhuza abantu ngo hello natwe twabasuhuje ariko bitari mu gisileyi, bitari uko nguko, ariko twavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ariko n'abasileyi tuzajya tunabahamagara, ariko harimo n'abasileyi nabo tubabwiye ngo hi hello. Muri waruzi ko aba basileyi king n'abasileyi buriya n'abasileyi baba king batipe cyane babasuzwa ngo iki ni bose ni kimwe tu hello bakora gutya ariko bakora mwese muri rusange turabasuhuje bose bari ku myemerere kundamukanyo zitandukanye, n'abasaza twabasuhuje bose cyane rwose ingeri zose. Kera hari umusaza bigeze ambwira ngo uraho neza mwana wa, ngo amashyo ari bikimwe kabyara. Ndavuga ngo yego aranseka, ariko ahita abinsobanurira nyine. Hariho n'abo babwira cyane cyane nko mu bintu by'imisango y'ubukwe, ukajya kubona ukabona wenda umugeni arimo gusuhuza sebukwe muri cya gihe nyine baba bavuye umugeni aje gusuhuza ababyeyi n'umufiance we. Umusaza mukuru yamubwira ati ngira inka mwana wanjye, cyangwa ati ngira umugabo ati ndamukugize, cyangwa ati ngira inka ati ndayikugize. Ibyo byita gukotora shaho, agakotora kabisa, ugasanga ariko ati turacyafite urugendo rwo kwigisha ikinyarwanda. Hari n'uwo baramukije bamubwira ati gira umugabo, ati gira umugore. Mu cyimbo cyo kuvuga ati ndamushimye, ati gira umugore. Hakuriya wese cyane nk'uwavuga ngo ndayikugize, kubwira umuntu w'umusaza mukuru ngo mugize inka yanjye. Icyo gihe ni kwa kundi nyine ari nk'abana bo mu mujyi cyangwa se baba bataraku cyane cyane, wenda hari abo baravukiye nko mu mahanga, wenda akaba ugasanga no mu diaspora yarereweyo, ariko ibintu by'ikinyarwanda wenda aziho gake, cyangwa se ntago azi byandi twakwita ikibonezamvugo. Nta kibonezamvugo azi, noneho ugasanga noneho bamubwira gutyo ugasanga arakotoye. Urumva ikinyarwanda kiba kigomba kiza imbere. Ari nayo mpamvu hano twari tubafitiye n'insigamigani ivuga ngo yaje nk'iyagatera. Yaje nk'iyagatera cyangwa yamanutse nk'iyagatera. Hari abavuga ngo yamanutse nk'iyagatera, abandi bakavuga ngo yaje nk'iyagatera, ariko ubundi ijambo nyaryo riboneye bavuga ngo yaje nk'iyagatera. Yaje cyangwa uriya we ni yaje, ariko ikikubwiriye ako kanya ubwo yaje nk'iyagatera nyine bigenda ukuntu uburyo buri press. Tubibutse yuko kuvuga ngo yaje nk'iyagatera nyine
ni ikintu kikugwirira ako kanya utari ukiteguye kandi kigahita kiguhungabanya kikagukura muri mood wari urimo y'ako kanya muri make kandi ariko kiba kinaje nabi gihita kigusenyamo ukuntu nyine ni ukuvuga kiza mu buryo butari positif buri negatif. Yego. Okay. Ni umugani ubwo n'ubundi tubanyuriremo gake abakunzi bacu kuko uyu munsi nicyo cyatwicaje ahantu kuri nkiri muto ntago yego byose bishobora kuvanga nka wa muntu kuvuga ngo bishobora uramaze se ntabwo umunsi wigeze uvuga ati ndavanga n'akantu kera bajyaga badusetsa turi abana bavuga nyine ntabwo nyine ndi bumuvuge ariko yagiye kubatizwa nyine baravuga ati wanga Satani n'imihango ye yose n'imigenzo ye yose wanga ibi n'ibi ati ndavanga padiri. ubwo se ngiye kubyitiranya n'umuntu wagiye gusura abantu nk'uko naza kugusura hanyuma urabona hari ukuntu hari ibinyobwa biba biri muri firigo bigiye bitandukanye hanyuma ukavuga uti tukwakirize fanta cyangwa tukwakirize icyayi ati mumpe icyayi mugembe nkitegereje fanta. Nyuma igihe bagiye kugura fanta kuri botike icyayi abantu rwose barasetsa. urumva rero icyo twavugaga abakunzi ba Tendeza Online kubera kugira ngo kuko tuba dushaka cyangwa se umuntu aba ashaka kugira ngo bishime barebe ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ushobora kubahereza nkiri muto cyane ejo ukabareba wenda ikiriwe kivugwa nko ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se cya trending uwo munsi ukakibagezaho wenda ukanagisesengura umuntu akagisesengura abantu bakishima bakarushaho kandi ibyishimo si yo gahunda biranahenze cyane. Hari umuntu hari abantu bakunda kunywa gatama njya numva bavuga ngo buriya hari abajya kunywa bakavuga ati buriya no gusinda ni amahirwe my friend. uzi impamvu hari igihe nta kintu umuntu aba afite akagenda akajya hariya yabona agakoni kagiyemo akavuga ati wow Imana ishimwe ati uyu munsi Imana irandemeye. So rero ni ibyishimo no guseka no muri comment abantu bagomba kujya badusangiza cyangwa se basangiza Tendeza Online ibintu biba bigiye bitandukanye. Comment barazima ariko hari abaca mu gikara kamubwira ati shati Tende atuzi ibintu byambayeho kera ati gutya atako ndumva ntatinya kujya imbere ya kamera. Ariko nta muntu n'umwe wera cyangwa wirabura niko bajya bavuga wabura kera buriya hari akaririmbo k'umuntu bita Liza Kamikazi bita nkiri muto uzakumve abavuga ngo abakumbuye ubwana bwe ngo yego ngo yakarira umubyeyi we akamuha ibere ibintu nk'ibyo ngibyo bakamwonsa. So ibintu biba bigiye bitandukanye rero n'ubundi kuri Tendeza Online bazajya babona tujye tubashishikariza gukora subscribe. Nibashaka no kubazanira na Shadibu tuzamubaza. Yego hano wenda dukomeje kuno mugani kuko wagiye usezeranya abakunzi ba Tendeza Online kuzajya nabacishizamo nabemereye kuzajya mbabwira ko birari by'insigamigani tukaganira ku migani migufiya n'imigani miremire tukaganira ku migani y'imigenurano tukaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari imigani myinshi miremire cyangwa migufi cyangwa nko ku nsigamigani wa mugani nk'iyo waruvuze ngo yaje nk'iyagatera cyangwa se yamanutse nk'iyagatera babivuga bitandukanye umuntu akabyumva ariko mu by'ukuri akaba atazi inkomoko y'iyo nsigamigani kandi biri mu mateka yaranze yabayeho kera tutarabaho hambere akamenya n'icyo abantu bashobora kuyigira noneho ugasanga hari n'ubivugaho bitanakwiriye bitewe n'uko atazi inkomoko yabyo. Ni nka kontereta babandi bajya b'abanyamuziki akanyuranya n'ingoma cyangwa barimo nko kuri ritime baririmba akabona arimo gusobanya n'abandi cyane agashaya harimo rumba. Nibyo rero twagira tubabwire Fred
muri ya mugabo witwa Gatera yari akaze. Ako se Gatera nawe. Gatera rero wenda tumuvugeho gatoya. Gato gutyo. Gatera yari umugabo wari utuye Itanda ya Rusizi. Aho kera bahitaga Ibwanacyambwe, aka kanya ndagiye mbabwire ko ari muri Gasabo. Okay. Gatera rero ikintu yari azwiho yakundaga abagore. Yakundaga abagore cyane. Reka rero umunsi umwe ajya gusura sebukwe. Ajya gusura sebukwe, noneho iwabo nyine iwabo w'umugore we ngo bahitaga naho muri Bwanacyambwe ariko Ibumbogo. Ngo bwa Nkuzuzu ariko buriya Bumbogo ni iyi ngiyi ni hakurya urabona hariya za Ntuzu zamuka za gusa ngo yamanutse kuri uriya musozi bita Gicaca ndayizi ni hejuru ya Nyagasambo. Abantu batuye Iburasirazuba izoce cyangwa bahavuka bahagenda bahakora barahazi Gicaca. Reka rero umugabo amanuke agera ahantu yumve biranze ashatse agatabi gutumura bya bindi bya kera yari inkono y'itabi urayizi ndayizi y'umukara cyane nasa na shokora ndayizi. reka rero asakenere kunywa itabi abwira umusore bajyanye rero bari kumwe ku rugendo aramubwira ati rero shahu ati ndumva byanze ndumva nshaka itabi ati jya mushakira igishirira. Umusore yaterera amaso icyo gihe hose hari ibihuru byose inzu nta nzu yari yegeranye birumvikana. Aramubwira ati munyihangane ndwaye grippe no mu ijwi ryanjye ngira ngo birumvikana ndibone itsamure buriya byanga bikuza grippe yansengereje. Reka rero umusore arebe hakurya abona ahantu umwotsi uri kuzamuka icyo gihe nta mbabura nta gaze nta byibijesho icyo gihe batekaga kandi nabwo bacanaga uzi ukuntu bacanaga hari ibyo bitaga ari ukuntu ufata nk'igiti cyumye ukagikuba ku kindi bikaka kurahura ntibanarahuraga se buriya nta bibiriti byari bihari bari bafite ikoranabuhanga ryabo ry'icyo gihe. Reka rero bareba ahantu hahinguka umwotsi umuhungu arahabona arirukanka agereyo rero arasuhuza kumbe kuri iyo nzu harimo umugeni ushyingiwe vuba ucyaramye ariko ngo yari yaravuye kwa sebukwe atakiba kwa sebukwe asigaye abiwe mu rugo rwiwe n'umugabo we. Umugabo ntiyari aharura byombi. Umusore rero amubonye umugena yumvise ushuhuje kandi yumva arakomeje yumva arabo basanganywe babanaho hafi aravuga ati komeza. Mu gukomeza rero aramubwira ati ndashaka igishirira. Aramubwira ati tambuka ubwo yamweretse iziko. Abatazi iziko abatazi iziko yego barahari baba.com cyane n'umwana wanje umubwiye iziko ntago yari abana bafite mu gaze ni gaze kuri gaze n'imbabura yego kuri gaze iyo mwatetse ku nkwi mwatetse nk'ibintu bikenera inkwi abazi ko nyine batetse ku nkwi ariko ntago bazi ko bateka ku ziko ahubwo akanda kabigira noneho rero ati tambuka aragenda afata igishirira. Mu gusubira reka abwire bosi we bari kumwe ku rugendo aramubwira ati ahantu mvuye basanze umukobwa mwiza nta wundi akwiye ati masanze ahubwo se shara namubwiye nta n'uwakwiriye we gusa yamubwiye ko ari mwiza aramubwira ati ariko ashobora kuba akiri umugeni kuko ati mbonye yipfutse mu maso. Harya kera ubwo bageni bipfukaga mu maso baripfukaga ntibirekaga buri wese. Gatera rero karite mu gutwi kakagesoke ahita ati kumbe urubera aramubwira ati ni mwiza abaramanutse abagiyeyo abarinjiye. Mu kwinjira rero yinjiye asatira umugore w'abandi. Umwana reka mvuge ngo umwana kurumva yarakira umugeni ahunga Gatera abonye ari umuntu w'umugabo kandi wiyubashye aramwikiriza ariko ahita yigendera kugira ngo ye kumwiyereka kurumva yaracyaramye. Mu guhunga rero ngo yamuhungiye ku rutara imbere y'urusika cyangwa ubwo birumvikana ubwo ni ku gitanda cy'uwo ubwo birumvikana hariho n'abatazi urutara. Urutara ni igitanda cy'ibiti bateraga mu itaka bakaboheraho ibiti bitambitse ariyo saso y'ubu ngubu y'igitanda cy'ubu nuko bagasasaho ariko nta materasi abagaho buriya basasagaho ishinge ishinge se nabo
ariko si ishinge yajyaga ku ruhimbi bashyiragaho ahubwo ibirere se bose ngewe ibitanda byo mu byaro nzi intara zo mu cyaro nzi zabaga ziriho ibirere bino byangaga ahubwo intuzi bino by'igishanga sibyo baramburaga kangaga ariko bari bazi kuboha cyane abantu bakera kuboha ibirago n'imisambi ariko biracyaho sha mandeba hari abantu bakiba ariko ni bike cyane cyangwa mu byaro nuko tutajya dukunda wenda bigenda bishira kubera imikeka ndetse irimo kiri kubakisha cyane nuko rero aramuhunga Gatera rero niko kumusangayo mu kumusanga yaramusambanyije ubwo si bya twabyita nko gufata ku ngufu no gufata ku ngufu byose kuko urumva kubera kakageso ke karanze nyine nuko aragenda asambanya umwana umugeni w'abandi umugore w'abandi wari waramye ni Gatera ni wa wundi Gatera bataza ahantu aturutse urumva nyine yamanutse nka Gatera ariko byarangiye yamanutse nk'iya Gatera nuko rero Gatera se bukwe w'umugeni yaramubonye yinjira mu kumubona rero yaje yirukanka kugira ngo arebe ati umuntu yinjiye mu rugo rw'umwana wanjye nindi kera byari binakaze cyane umuhungu yashakiraga mu gikari cy'iwabo mu gikari cy'iwabo bivuga ngo uwinjiye wese iwabo babaga bamubonye arangije rero araza agongana na Gatera asohoka ariko yari yamaze kubumva mu gusohoka Gatera agira isoni amuhereza ikiganza Gatera arakomeza arigendera mu kugeraho handi rero byandi bavuga ngo imana y'umuntu baragendana imana y'umuntu burya baragendana mu kugenda ageze aho yasize igishirira agiye kunywa itabi nk'ibisanzwe nk'iryo yashakaga asanga igishirira cyazimye abwira nyiri kukiza aramubwira ati nyaruka unzanire ikindi umuhungu arongera arirukanka asubirayo asuye asanga twambikanye asanga nyirabukwe w'umukazana arimo aramutuka aturi inkorashyano yavuze ijambo ribi cyane ngo nibakosha batahanuye muri make bamukosheje batabanje kumuganiriza za nama zahabwaga abageni bari biteguraga kugira gute gushyingirwa aramusomera koko mu mvugo zabo baravuga ngo ni ugushya yasanze hahiye muri make kandi ubwo na sebukwe nawe yari yamaze kuza yari atarahagera byari byari hagati uwo bakubitanye se uwo Gatera yakubitanye na wasoko ni nyirabukwe apana sebukwe nyirabukwe yabonye Gatera yinjira aravuga turiya mugabo unyinjiriye mu rugo rw'umwana buriya ni amahoro arakurikira mu kuhaza rero yasanze ibiba birangiye agongana na Gatera asohoka mu nzu urumva bagongana buriya nko mu muryango mu kirambi iyo ngiyo arangije rero niko kumusomera koko umuhungu aje gufata ikindi gishirira rero asanga ari kumutuka cyane cyane ubwo yamutukaga ibitutsi byose by'isi bibaho kandi mu by'ukuri yari afite ukuri ntabwo yigeze yemera ko Gatera bataziranye uriya we yatekerezaga ko ari nk'isiri yari yamuhaye ariko mu by'ukuri yaziraga ubusa mu kurangiza rero umuhungu arasuhuza arijijisha yigira nk'aho atumvise ibyabaye ati mu ikindi gishirira icyo natwaye cyazimye niko kumubaza ati ese igishirira n'indi kigutumye ati ni Gatera ati ese Gatera ni uwaheye niko kumubwira ati n'uwitanda ya Ruzizi ati tugiye Bumbogo aramuha mapu yose arangije rero umwana afata igishirira yisubirirayo ngo agere yakubwira Gatera tuzi ibyo ukoze urarutwitse usenya umwana w'abandi aranamubwira ijambo rikomeye aramubwira ati ntuteze kumushaka niba musenda tubwire abakunzi batendeza online ko gusenda kwa kera bafataga nyine umugeni babonye ko hari bitagenda neza bafatiye mu ikosa rikomeye cyangwa afite indi nenge runaka wenda asuzugura sekwe yabaga ari umuntu ukaze cya nyirabukwe ariko kera ngo n'umuntu utarabyaraga baramusenda nk'ubyara abakobwa gusa baramusenda ako disi yawe ko byari bibabaje tekereza kubyara igitsina kimwe ukabizira kandi atari wowe wihura ubyara ariko n'aka kanya birahari ariko ntabwo bikabije kandi aka kanya aho biri niba ari umudamu
abashije kubishyira hanze nuko abadamu nyine bagira ibanga akabika ariko abashije kubigeza ku babishinzwe iryo ni ihohotera. Yeah, of course. Rega mubwire sibyo hariho n'abantu ubwo n'ubundi uraje ukomeze nakanyuzemo hariho n'abantu sinzi ukuntu bateye wagira ngo sinzi wenda imitekerereze yabo ifite ikibazo none se ubu tuvuge nje nka blaming umuntu cyangwa se nkamukondana nkavuga ngo wabyaye abahungu gusa kubera icyo atari ngiye ahubwo ubwo wabyaye. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Hari ikintu abantu birengagiza ubundi nk'abantu bose bemera Imana tuvuga ko urubyaro rutangwa n'Uwiteka. Si byo se? Ariko iyo habayeho kumva ngo umuntu ngo abyara abakobwa gusa ngo abyara abahungu gusa ariko ibyo bintu bibaho. Nje rero ubwo wabimbwira ngo wabyaye umukobwa gusa cyangwa umuhungu gusa nawe nkavuga nti niba mubyaye yego wabishatse nuko nyine haba harimo guca bugufi ariko ubundi buriya nk'umudamu ariko si ukuboshye batuba ntabwo ari ukubagumura ariko burya umudamu umugabo ashaka kumubwira ati ukuntu gahunda zimeze iryo byara ryawe ry'abakobwa niko bavuga ndabihaza n'umugore akavuga tumva ati tunumvikane burya bwose burya ati buriya nene narakwihoreye narakoroheye ibyo bintu bye byo ko ndasaba abakobwa ati cara wige cyangwa z'abahungu ibintu byo kubyara abahungu gusa nkeneye n'umukobwa ese wa mugabo bundi wabigenza gute hagiye mucisha make twikomereze karagaciyemo nuko rero umuhungu yaragiye abwira Gatera ukuntu asanze hahiye Gatera avuga ati kumbe ubwo yaribwe ati kumbe ati uretse hari ibyo bavuga ngo gutanga komesha ntabwo ujya wumva abana babibwira n'abava nko kwiga ngo shangwa guhaye komesha aragucecekesha Gatera yahise amanuka yihuta cyane ajya muri Rwarugo we afata initiative cyane nk'umuntu usiza ko zibara ubwo urumva si impamya ko uburyo yabikemuyemo wenda aribwo bwari bumujyanye nenda yaragiye gucecekesha umukecuru wenda cyangwa kumwibwira wenda avuga ati umukobwa wanyu simuzi cyangwa ibiki n'ibiki ariko urumva kandi ikibazo yaragikemuye ko yakikemuye nabi Gatera yari turaza kubyumva mu mwanya arangije rero aragenda ageze yasanga hahiye urugo rwahiye umukazana arimo ararira umukecuru arimo aramutuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho kandi mu by'ukuri nk'uko nabivuze yari mukuri arangije rero Gatera yinjiye adakomanza atanasohoje yese afata wa mukecuru ahita amujyana kuri rwa rutara rw'umuhungu we noneho wumva amahano yego nawe aramusambanya yarakaze Gatera yarakaze nuko umukazana rero arabihorera ngo bagire baragundagurana ariko umukecuru Gatera amurusha imbaraga kumva yari umukecuru Gatera rero abirangije amanutse umukazana ngo yarari yasekeye mu bipfunza bate kumbe nawe wabona nuko rero ngo arangije araza aramusezera amaze kumusezera ngo umukazana yaramubwiye ati waturabeho aturakoze kunkura mu kimwaro warunkizemo ako Gatera n'ikirari Gatera ngerereze yarancekeje irababaje ariko iranashekeje sibyo harukuru nyine umuntu akora ikosa akaryiva n'amakozi irindi nicyo Gatera yakoze nuko rero arangije umukazana cyakora ngo yakinnye ku mubyimba nyirabukwe ngo arangije aramubwira atese ko mwatindanye n'uriya mugabo ntabwo ukuntu kera bavugaga baterura buriya yavugiye no ku mutsi atese maye ko mwatindanye byari amahorora ubundi buriya hari amagambo agenda mu Kinyarwanda ugasanga ijambo ririho rora byari amahorora ese maye urangira hanahada nibyo bita imigereka niba atari intuza ibintu nk'ibyo by'utumamo mama we ngo maye se ubwo wasanga ariyo rangaje yahise akoresha urumva kandi nawe uriwe nese wabigenza gute nyirabukwe atese ko mwatindanye byari amahoro nuko nyirabukwe ati wahora mwana wanjye ko nakurenganya gati kiriya gitsindwa cy'ikigabo aramutuka birangira rero
biyunze biyunge ubwo byo twagereranya n'iki gihe byo bita after party ubwo byari kurangira umwe atanze undi bagumanye ibanga bo ubwabo bagumanye ibanga hagati yabo kuko ni kimwe ariko byari kimwe ahubwo kuri iyo mukecuru banza byari kimwe cy'umukazana kuri bibiri by'umukecuru ku gitanda cy'umuhungu ku rutara rw'umuhungu we mu nzu y'umukazana mu maso y'umukazana icyo cyari kimwe nko kuri 5 nuko rero birangije cyakora umukobwa nawe amwiryaho nyine urabyumva aramubwira ati jyewe rero sindabyara ati nzashaka isubyo byari nk'ibintu bita ni nko kumara amahano amahano hari ibintu kera bitaga ngo ni ukumara amahano igihe umudamu yapfushije umugabo akasiga atwite cyangwa akamusiga atarabyara cyangwa akamusiga ku kiriri cyangwa umudamu akareba mu mva nuko ibyo rero hari umuti nyine umuntu byagendekeye uko yanywaga umukecuru aramubwira ati reka biragatsindwa urumva yaratekereje ati nugira ujya kwaka umuti uzamubwira uko byagenze nzagushakira ariko n'isazi ntizakuga ku munwa tuzaceceka nanjye ceceka byarangiye rero bose bacecetse ndetse ngo birangira bose babaye inshuti za Gatera ubwo yagarukaga gusa ntiyagarukaga urumva babaye inshuti ze gusa ngaho rero naho yatsigamiga yavuye ngo ikintu runaka cyangwa umuntu runaka ngo yashe nk'iyagatera cyangwa yamarutse nk'iyagatera muri comment rero bazajye banashyiramo n'umugani nawe bashaka kumva tubasobanurire yego ngayo nguko Fred yego uyu mugani uraryoshye ariko niyo nsigamigani ntabwo najyaga numvaho gake nanjye ariko nguwo Gatera okay akantu kagezweho aka kanya ni agake akantu kari kagezweho ni kazungu ariko kazungu tuzakomeza tumuvugaho iminsi ku yindi ama episode ndabona akiri menshi ariko nuko kuri ubu nyine yagiye imbere y'ubutabera ngaburanisha abantu bazajya babibona kenshi murakoze cyane turabashimiye kandi inama zanyu turacyazikeneye tubibutsa ko tubakunda cyane muri abo guhorana natwe baragahorana n'Imana